amaso mufite se murekeje amaso yawe ubu ngubu hari amuntu kwabona ikintu waturutse he witwa nde ufite abana bangahe ubu nawe uri kumubona uri kureba iki nta kintu mbona tunganyiriza amaso umuntu uri kwambuka urabona amazina ari hagati n'umukara nta kintu mbona wesha va ahangaha baravuga ko Yesu yimukiye muri iri poto ariko se koko mukubonamo iki nta kintu na kimwe ndi kuhabona rwose abari kureba bari kubona kandi kuva ku wa gatanu nta kintu na kimwe nabona Yesu yaje mu poto da Nosize amahuru kureba n'amasazi muri amazina yawe Nyirakara yatwara Fonsina Nyirakara Karame baragufasha Bikira Mariya wamubonye Yesu mu gitondo kare ne namuvuye tubwira uko mwamubonye je namubonye ubwo ndangize kumureba mbona niwe ngira guca ndataha wamubonye ite yarabiza ikibazo cyo kuvuga ngo babonye Bikira Mariya yababwiza mukuri nibaringa kuko ibiti byose bari kubigeraho bakabireba bagasanga ngo niwe kandi noneho bari kubibonera muri gara amapfundo gagiye gakokora wewe bafite iyo myumvire wababwira iki yewe abantu bafite iyo myumvire baguma mu mago naho ibingibi rwose ndababwiza mukuri ntabyo nukubesha ni amapfundo bari kureberamo noneho ubwo bikagenda bityo n'ibiti byose none ko biri kubonekamo agumashwe je nabirebye nasanze ari bikabyo wegereye amasubyo urayareba neza se nabirebye
ariko noneho nasanze biri kuboneka muri gariya mapfundo bagiye bakokora. wabonye iki? ubwo rero ngasanga ari bya bindi ugomba kugenda bwije wabona igisitsi hariya ukacita ngo ni umuntu. Bikira Mariya abaturage bose hirya no hino birakwira bose baruzura barahura ngo Bikira Mariya bareba gariya mapfundo ngo ni Bikira Mariya kandi reba ririya poto uri kubona hariya ni ipfundo ngo ni Bikira Mariya. Bikira Mariya yavuye mu ijuru yana kujya mu rusengero aja ku poto ni ibintu bibaho. Vuga mu zuba mbabonye igicu cy'ubururu cyaza kikunsanganira ubwo nabonye umubyeyi niba ari we Mariya niba ari ire ntago mbizi ariko njye narebye ari Mariya warusiga mbora n'umugabo yari afite yambaye ingofero afite n'inkoni ubwo mbona n'undi mugabo yari afite abana babiri umwe hano ku ruhande n'undi hano ku ruhande yicaye n'abana. wowe wabibonye mu zuba? Nabibonye mu zuba ndeba na hariya ku giti nuko ndabireba ariko ubuse baracyariho kuri icyo giti? abafite iyerekwa cyangwa bari kureba baracyabibona ariko abadafite ukwemera bagenzi bawe bati ibyo murimo aho byagiye bikomoka ni abana babiri biga kuri groupe scolaire ya Rwinzovu aho basohotse babona ipoto y'amashanyarazi iri hafi n'ikigo. Nyuma yaho baza kubwira bagenzi babo ko babonye ku ipoto hariho ifoto ya Bikira Mariya ariko icyagaragaye nuko ni amasubyo yari ariho noneho bayitiranya n'ishusho ya Bikira Mariya. Icyo gihe abana rero barahuruye bose bagera mu 2000 bagera kuri ya poto. Abana bagenda bavuga ko nabo babonye ishusho ya Bikira Mariya. Uko bagiye bataha rero babikojeje ababyeyi nuko nguko ibintu byagiye gusakara mu gitondo cyaho tubona abaturage baraje bagaragaza ko habaye ibonekerwa, abaturage barimo kubyina hafi n'ipoto. Iyo poto nayo yari yegereye n'ikindi giti cyasaga naho kirimo gukura kiyasa nacyo bakavuga ko harimo ishusho ya Bikira Mariya. Nyuma yaho abaturage tubashyira hamwe tubagaragariza ko ibyo babonye atari byo ndetse twifashisha n'abihaye Imana nabo barahagera bababwira ko tuva ku matelefone bari kuduhamagara bati hari ibintu bidasanzwe by'abonekerwa amashusho ari ku giti cy'ipoto ku kigo cy'amashuri ya Rwinzovu. Turaza turareba amafoto ari kugaragara n'uri kubifotora muri telefone ya taci nini ari kubibona ko ari umuntu uhagaze mu giti ariko nta muntu wuriye igiti. Icyo dutegereje ni ukumenya ngo uwahageze bwa mbere yabyiwe iki na Yesu cyangwa se na Bikira Mariya nyir'impuhwe. Ishusho irimo kugaragaraho ni iyande? Ishusho iri kugaragaraho ni iya Bikira Mariya n'iya Yesu. Wewe ukihagera wasanze bimeze bite? Nabonye amafoto ya Bikira Mariya nayibonye n'iya Yesu. Natangiye njye ni gutya. Alright, turi dusubiye muri mu murenge wa Gataraga, turi uyu ni umuhanda werekeza groupe scolaire Rwinzovu ahabereye cyangwa se aho bari habereye ibonekerwa. Bamwe bari kubyemeza abandi bakabihakana. Ukuri guhari ni ukuhe? Uko byagenze abana babiri ku musoko wa kane barasohotse hanze ngo bagiriye ibonekerwa basura mu ishuri babwira bagenzi babo, niko guhura n'abantu benshi batangira kuza bavuga ngo hari ibonekerwa rya Bikira Mariya hano mu murenge wa Gataraga, by'umwihariko mu kagari ka Murago mu mudugudu wa Rwinzovu ari naho duherereye kuri aya masaha. Twagiye kureba rero ngo tumenye ngo bari kuvuga ngo Bikira Mariya yimukiye mu kindi giti, abandi bimukiye mu gishanga bari kubyina, ariko kuri guhari nuko Bikira Mariya kigaragara nibari nka nkuko abantu benshi barimo baragenda babitangaza. Hari uri kubwira akamukoreka ati ngurane kumurira mu giti, undi akamubwira ati ndi kumurira mu gishanga, undi ati igiti bagiteme Bikira Mariya bamutwaye. Rero reka dukomeze tubakurikirane tubabwire ukuntu bihagaze hano, mukona ko abantu ni benshi cyane, umuhanda bawuzuye, inzego z'umutekano ntako zitangiza kugira ngo zigende zibigizaho hirya no hino. Rero ntite bakunzi ba Iris Rwanda TV cyo nabasabana gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu byo bibagereraho ku gihe. Ibisigaye ndabakunda, Imana ibahereze umugisha. Mu rwego rwo kugira ngo babashe kubungabungirwa umutekano, ngo dore ko n'ikibazo cy'ubujura gikomeje kuhagaragara bitewe n'ababarangaza babereka Bikira Mariya. Bamwe mu basaza bashimangira
bavuga ko ngo babonye iribonekerwa bavuga ko umwe ngo yari impumyi atabashaga kureba abandi bakavuga ko mu myizerere yabo barimo kubona Bikira Mariya mu mitima yabo ikindi bashingiraho ni ibimenyetso babonye gusikana kw'izuba ndetse n'ukwezi ubwo twakurukaga muri kano gace ka Rwinzovu inzego z'umutekano zari zikiri zinshi abaturage bakomeza kuvuga ko bari mu kureba iribonekerwa mu gihe abandi bakibishidikanyaho hagize amakuru make turaza kumenya niba n'igipoto iraza kurandurwa cyangwa se abaturage bakaza kujya ubuyobozi babwira bakemera kujya mu ngo iby'aya makuru tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha nyirizina mu ishusho y'icyo abaturage barimo kuvuga kibonekerwa muri uyu murenge aya makuru yaba ari ukuri nyirizina bwo byo uyu murenge mwamumaze gusurwa n'abantu bangana iki murakoze cyane icyo barimo kuvuga kijyanye nitwa Bwanakweli Musa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga icyo abaturage bari kugenda bavuga ko Gataraga habayemo ibonekerwa ndagira ngo ngaragaze ko ayo makuru atariyo kubera ko aho byagiye bikomoka ni abana babiri biga kuri groupe scolaire ya Rwinzovu aho basohotse babona ipoto y'amashanyarazi iri hafi n'ikigo nyuma yaho baza kubwira bagenzi babo ko babonye ku ipoto hariho ifoto ya Bikira Mariya ariko icyagaragaye nuko ni amasubyo yari ariho noneho bayitiranya n'ishusho ya Bikira Mariya icyo gihe abana rero barahuruye bose bagera mu 2000 bagera kuri ya poto abana bagenda bavuga ko nabo babonye ishusho ya Bikira Mariya uko bagiye bataha rero babikojeje ababyeyi nuko nguko ibintu byagiye gusakara mu gitondo cyaho tubona abaturage baraje bagaragaza ko habaye ibonekerwa abaturage barimo kubyina hafi n'ipoto iyo poto nayo yari yegereye n'ikindi giti cyasaga naho kirimo gukura kiyasa nacyo bakavuga ko harimo ishusho ya Bikira Mariya nyuma yaho abaturage tubashyira hamwe tubagaragariza ko ibyo babonye atari byo ndetse twifashisha n'abihaye Imana nabo barahagera bababwira ko mu zuba biremera byose reba ukuntu abantu bari bakurikiranye ndabireba ndamutse ngeze nawe ku giti yari ahepfo hari mu gitondo nabwo noga ndababona njye nabirebaga nabyiboneye n'amaso yanjye ntabwo ndimo ni ibiki ntabwo ari amarangi ari no mu zuba nabirebaga pe ariko amaso yanjye ntabwo kandi babizi ntabwo bareba mu zuba ariko njye nirebeye n'amaso yanjye wabonye iki narebye mu zuba nuka mu zuba mbabonye igicu cy'ubururu cyaza kikunsanganira ubwo nabonye umubyeyi niba ari we Mariya niba ari ire ntabwo mbizi ariko njye narebye ari Mariya mbona n'umugabo yari afite yambaye ingofero afite n'inkuru ubwo mbona n'undi mugabo yari afite abana babiri umwe hano ku ruhande hano ku ruhande yicaye n'abana wowe wabonye mu zuba nabibonye mu zuba ndeba na hariya ku giti nuko ndabireba ariko gusa baracyariho kuri icyo giti abafite iyerekwa cyangwa bari kureba baracyabibona ariko abadafite ukwemera ufite ukwemera ari kumubona bati ibyo murimo kubona ni baringa nibyo isi nta mwiza n'umwaho iretse Imana yonyine mama mwuka wera mama njyewe mpagaraye kuri mwuka wera ni ukuri nabibonye wari usanzwe ufite ikibazo cyo kurwara amaso amaso yakize umva ndi kureba neza umva narebaga ibikezi ariko ubu ngubu ndareba neza pe zino kiri zingahe ni 5 izi ni 2 uru ni 1 gutya ni 5 zose hamwe babigeze kwa muganga bagahamya ko
ufite ikibazo cyo kutabona waba ubundi njyewe banyirikiye rinete ndavuga ntabwo nakwambara rinete nyine banyirikiye rinete ndetse ubusanzwe sinta nijoro sindeba neza ubusanzwe ariko ubu ndareba neza nabona imitsi yanjye agahagira iwacu ni hano iwacu ni noneho rero iriya foto niyo wamubonye mu cyangwa wamubonye mu zuba namubonye ubwo ari ubuyobe nta bonekerwa ryabaye ubwo rero kuva icyo gihe abaturage na n'ubu turacyakora ubukangurambaga turacyabibumvisha kubera mesaje yari yatanzwe muri ubwo buryo byagaragaye ko hari ibonekerwa kandi ntayo. Hamaze gusura nk'abantu bangana iki bavuye mu bice bitandukanye? Abaturage tumaze kwakira nk'ejo twari dufite abaturage bagera mu 2,000. Uyu munsi hazindukiye abandi bivuga ko abaje uyu munsi ntabwo aribo bari bahari ejo. Uyu munsi twabonye abaturage bageze hafi 300. Ubu makuru ahari mashya nayaye? Amakuru nta yandi nuko icyo gihe bafata ko habaye ibonekerwa hari abantu benshi bari batanze iyo message batanze ubwo butumwa ku buryo abaganirijwe ejo hari abatarabyumvise uyu munsi bakaba bari bagarutse. Ubu rero aho bigeze kuko hari iyo poto yagaragara ko ishobora gukomeza guteza umutekano muke kuko abantu barahageraga bakabyina bakavuga bati Bikira Mariya yatubonekeye. Nyuma yaho haje gufatwa umwanzuro ko iyo poto ihakurwa, ariko nyuma yaho kuko abaturage bagiye babivuga byagaragaye ko noneho bahise bahimba indi nkuru ko ipoto yahavuye noneho Bikira Mariya akaba yimukiye ku yandi mapoto yo mu murenge wa Gataraga. Kugeza uyu munsi rero turi guhura n'ikibazo ko abaturage bari kuza hafi y'ayo mapoto bakagaragaza ko yose arimo Bikira Mariya habaye ibonekerwa, ariko na n'ubu ni ubukangurambaga turimo gukora kugira ngo abaturage bajye mu mirimo yabo kubera ko bijyanye n'ibonekerwa nta bigeze riba. Hari benshi bari kwibaza kuri umwana w'imyaka 8 uburyo icyo gihuha cyaturutse ku mwana w'imyaka 8 imbaga y'ibihumbi birenze 2 ku buryo bose baje kureba icyo gihuha cyaturutse ku mwana w'imyaka 8. Murakoze, natwe nicyo tuba turimo kwibaza. Urumva ni ikigo cyigaho abanyeshuri bari mu 2,000 bose bahururiye icyo kintu kuwa gatanu saa 4, hanyuma abarimu babo babasubiza mu mashuri, ariko nyuma yaho ubwo message batanze nuko bajyanye ubutumwa ko babonye Bikira Mariya ku ifoto. Ubutumwa mugenera abaturage babo? Ubutumwa twagenera abaturage rero ni ugukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Abashaka Imana twese turasenga, hari kiliziya zikora, abantu bajye mu nsengero zabo. Nk'uyu munsi wenda n'ikitangaje n'abavuye gusenga ubwabyo n'abihaye Imana banyujijeho amatangazo barabibamenyesha, ariko bava mu gusenga nabo baza basa naho baje guhinyuza. Icyo twabagiraho inama cyangwa ubutumwa twabaha nuko bakomeza imirimo yabo bagakomeza bagasenga nk'uko bisanzwe, ko icyo bari bakeneye hano bigaragara ko hari ibonekerwa ryabaye rwose nta byiza rero. Nta bantu bashobora kwitwara muri uwo mutaka bigatuma no mu ngo bashobora gusahurwa bigahungabanya undi mutekano muri aka gace? Murakoze cyane, ni nacyo turimo gukangurira abaturage barimo kuza hano, kuko abaje hano bose ntiwavuga ko baje kureba uwo Bikira Mariya ku mapoto. Harimo abajura nk'ikigaragara ejo hari umubyeyi wabuze telefone, nabyo tubabwira muri message ko abantu bose baje hano atari ubwo butumwa bubazanye. Icyo turimo gukomeza kubashishikariza ni ugukomeza kwirinda, kujya mu kazi kabo bagakora ibibateza imbere. Ibi ngibi bijyanye n'ibihuha ko hari ibonekerwa ryabaye muri Gataraga bakabyibagirwa, hanyuma bagakomeza akazi kabo nk'uko bisanzwe. Hari amakuru batubwiye ko hari n'abandi ngo bari mu gishanga bavuga ko Bikira Mariya yimukiye mu byatsi. Abaturage barahari? Abaturage mu kanya bari bahari kubera ko twabagiraga inama yo kuva mu muhanda kuko wabonaga bishobora guteza ibindi bibazo. Hanyuma mu kanya bimukira ku yindi poto yari iri hepfo mu gishanga inyuma y'iyi santere, ariko nabo turakomeza kubigisha kugeza igihe batashye nabo. Tubashimiye cyane. Murakoze. Amazina yawe?
Nyirakara atwara Fonsina. Nyirakara Karame. baragufasha. Bikira Mariya wamubonye? Nirese mu gitondo kare ne namuvuye. Tubwira uko mwamubonye. Je namubonye ubwo ndangize kumureba mbona niwe ngira guca ndataha. wamubonye itera ameze ate? N'amashusho nabonye ifoto yanjye nyiri nko mu ifoto. Ese atari umuntu ngaragamba n'umuntu ariko afite ahavugira mu mutima wawe. Ko nta bindi nabonye n'ibyo bana banje. Nibyo wabonye. Abayobozi baravuga ko ibintu ari baringa murimo kubona amasubyo y'igiti. Nyirizina mu myemerere yawe hagiye habamo abonekerwa menshi ikibeho akaza akabonekera bamwe n'ijwi rikumvikana ibyo byabayeho hano muri Gataraga. Wenda hari turabona amahirwe mwana yuko twicagwa n'inzara si wongera kuturengera hano. Mwari mufite inzara Bikira Mariya aje kubarengera? Ariko wende biraturengera ibindi byose nabyo bikora. Ufite agahinda? Sindasonda. Gahinda mfite nakurwo ruhinza rwanjye rugiye gutaha muri goyi. Mukecuru kutubesha inzara yabica gute mwarabonye na give direct? Oya. Bikira Mariya aje kubakiza inzara. Wenda ni Imana nimba ari Imana uko turabitegereze mu biganza. Ngibyo biti babikuyeho aho wamubonye mbere ukamusuhuza. Ubwo yimukiye hano? Narangize kuva esa saa 12 nari mvuye. Sawa urakoze cyane. Nitwa Munyangurore Mathias. Ikibazo cyo kuvuga ngo babonye Bikira Mariya. Yababwiza mukuri. Nibaringa. Kuko ibiti byose bari kubigeraho bakabireba bagasanga ngo niwe. Kandi noneho bari kubibonera muri gara mapfundo gagiye gakokora. Wewe afite iyo myumvire wababwira iki? Yewe abantu bafite iyo myumvire baguma mu mago naho ibi ngibi rwose ndababwiza mukuri ntabyo nukubesha ni amapfundo bari kureberamo noneho ubwo bikagenda bityo n'ibiti byose none ko biri kubonekamo agumasho je nabirebye nasanze ari bikabyo. Wegereye amasubyo urayareba neza se? Nabirebye ariko noneho nasanze biri kuboneka muri gara mapfundo bagiye bakokora. Wabonye iki? Ubwo rero ngasanga ari bya bindi ugomba kugenda bwije wabona igisitsi hariya ukacita ngo n'umuntu. Nizanye bavuga ko babugize ibonekerwa bari mu buyobi. Icokora ikintu cyo nzubiye inyuma ntabesheho kejo naba nabonye mu masaha 5 iby'ibiti byirengagije saa 5 twagize duca izuba n'ukwezi ibyo ndabibona ukwezi kwamanukaga izuba ryari riri guca ibyo muri ibi biti byo ndi gusanga ari bikabyo. Ukwezi n'izuba byabisikanye byo nabibonye. Urabibona? Byo nabibonye. Ukwezi kugagara ku manywa ukwezi kwamanukaga noneho izuba naryo riri mu buzamuke naho iby'ibi biti byo ntabwo nari nabihaga gahunda igaragara. Ubundi iyo habayeho ibyo ngibyo bibaye byitwa ubwira kabiri bwabaye n'ahasi. Byejo nabonye ni ibyo kuko bibisikana guco hamanje haba akantu kagacu ibyo bimaze kuba noneho ubwo izuba rirongera rirava. Ibyo nabonye nibyo nayo by'ibiti nabonye kuya agaciro. Izuba n'ukwezi byabisikanye gute? Nabirebye. Byabisikanye gute? Ukwezi kwamanutse gute? Izuba naryo riri guca. Noneho hanyuramo akantu k'umurabyo k'umutuku. Abavuga se ko babonye umukororombya ngo ni umukorombya nyine. Umukorombya. Byo babibonye? Byo nabibonye. Ibi biti byo ndi gusanga wagira ngo ni baringa. Hari n'umuntu wabibonye? Bakwita nde nyirizina wowe ibonekerwa uraryemera waribonye? Kubesha twakira izera Patrice. Ibi bintu rero abana baba bari hara ku ishuri
akana kari kagiye ku ishuri hariya kagiye kwiga hari kuwa kane byabaye kuwa kane akana kajya mu ishuri iyo mu ishuri noneho umwarimu abona akana karigunje noneho umwarimu abonye kigunje arakuba ati mwana we kuki kwaje n'umuzima ubaye iki ati ngo mbonye Bikira Mariya hehe mu mugezi abanyeshuri hari abo bakunze ko rero barahuruduka bose bajya kureba Bikira Mariya hehe mu biti bageze mu biti abanyeshuri urabazi ikigo cyose kundira ko bahitaga bahurura barahurura amazi ngo ni Bikira Mariya abaturage bose hirya no hino birakura bose baruzura barahurura ngo Bikira Mariya barebaga amapfundo ngo ni Bikira Mariya kandi bari rapo turi kubona hariya ni ipfundo ngo ni Bikira Mariya Bikira Mariya yavuye mu ijuru yana kujya mu rusengero aje ku poto niwe ibintu bibaho aba ni abadive batemeraga imirabyo nizo twabonye niyo kororobye ziri gutambika naho nuko besha ngo ndebye mu zuba biremera byose ndeba ukuntu abantu baje bakurikiranye ndabireba ndamutse ngeze no hepfo ku giti yari hepfo hari mu gitondo nabwo nongera ndababona njye nabirebaga nabyiboneye n'amaso yanjye ntabwo nzi ngo ni ibiki nta nubwo ari amarangi ari no mu zuba nabirebaga pe ariko amaso yanjye ntabwo kandi urabizi ntabwo wareba mu zuba ariko njye nirebeye n'amaso yanjye wabonye iki narebye mu zuba kubona ni baringa wowe urayifotora yewe pe ku isi nta mwiza n'umwe ubaho uretse Imana yonyine ariko mpamayije Mwuka Wera njyewe mpagarariye kuri Mwuka Wera ni ukuri nabibonye wari usanzwe ufite ikibazo cyo kurwara amaso amaso yakize ndi kureba neza Nosize amahoro kureba n'amasazi muri tuva ku matelefone bari kuduhamagara bati hari ibintu bidasanzwe by'abonekerwa amashusho ari ku giti cy'ipoto ku kigo cy'amashuri ya Rwinzovu turaza turareba amafoto ari kugaragara n'uri kubifotora muri telefone ya taci nini ari kubibona ko ari umuntu uhagaze mu giti ariko nta muntu wuriye igiti icyo dutegereje ni ukumenya ngo wahageze bwa mbere yabyiwe iki na Yesu cyangwa se na Bikira Mariya nyirimo ishusho irimo kugaragaraho ni yande
ishusho iri kugaragaraho ni iya Bikira Mariya n'iya Yesu. wewe ukihagera wasanze bimeze bite? Nabonye amafoto ya Bikira Mariya nayibonye n'iya Yesu. Yego. Mwabyakiriye mute? Twabyakiriye neza ko ari inkuru nziza natwe yageze iwacu nk'uko twaje kubireba ikibeho nk'uko turaza kubireba inaha bakatwubakira natwe tukagira urugo rutagatifu rwa Bikira Mariya. Mwatangiye kubona ryari? Byatangiye kuboneka ejo mu gitondo inkuru yamenyekanye cyane. Yego. Ni ibintu by'igitangaza. Ngute? Impamvu ari igitangaza ni ukubera ko twanyuraga hano igihe kirekire ntabwo twari twarigeze tubibona, uretse mu izi minsi tubibonye niho bibonetse tuje natwe kubireba. Musanze byifashe bite rero? Usanze amafoto ahari ku giti cy'ipoto. Nta muntu washushanyijeho? Nta muntu wigeze ucurira, ntawe n'uwagerageje kuvuga ngo agiye gutema n'umuhoro byanze kuhava. Usanze bimeze neza, usanze Yesu na Bikira Mariya na Yosefu afashe inkoni n'intumwa, Bikira Mariya afashe umwana, twabibonye. Ndahageze ngeze ku ipoto ry'amashanyarazi, nasanze Yesu na Yosefu bose bahari. Nawe uri umunyamakuru wabireba hariya ku giti uhagaze ahangaha dukorera iyi nkuru wabibona. Barahagaze ubu tuvugana hano ndi kureba amafoto 6 bahagaze. Hirya hari igiti cy'inturusu kibisi nacyo barahari, nabo barahashushanyije barahari. Je bamanje kuvuga ngo n'abantu bakoze ibipiratana, ariko ntabwo biri ibintu ari ibipiratana, ahubwo ni ibintu byiza Imana yashatse kutwereka. Mwabyakiriye mute rero? Ni inkuru nziza itwegisha kugarukira Imana. Umuntu wese udasenga namushishikiriza gusenga, akabona ko Imana hari ibimenyetso yatangiye gutanga. Ni inkuru irenze, iranejeje, iranshimishije. Ngiye kugenda nyiture abana banje 2 mfite, nka ejo nabakoresha urugendo shuri nkabazana hano nkabereka Yesu. Wewe kubona mu gitondo nga sambi tubona ikigo cyose cy'abanyeshuri abarimo barahuruye bose ngo bari kuza kureba ngo Bikira Mariya. Tukomeza kubibona gutya uko bugenda buca, ariko inkuru iba kimomo. Kugeza nimugoroba rero niho abantu bari bamaze kubibona neza, baje barahurura banaharaye saa 6 z'ijoro zageze bagihari. Wowe uhageze wabonye iki? Nahabonye amafoto 3 harimo Bikira Mariya n'umugabo ufite inkoni ntabyiboneye pe, ariko none uko buca niko birugenda amafoto yiyongera. Ejo ho ntabwo yagaragaraga cyane, ariko none ari kugaragara. Ngiye kubona ndahagarara, ariko manza kuba buri saha yarageze muri Imana iramurikiye umuco ndabareba neza. Wabonye iki? Ndamara biteze igitambaro, mbona n'undi uri hejuru biteze ingofero, ndabareba neza, na n'ubundi kubareba neza nabarabonye. Yesu uri kuvuga ngo muvuga ngo ni bande? Muvuga ngo ni bande? Bikira Mariya na Yesu. Niba kandi ari kumurika n'umuco, ngiye ntawubonye kubera
za Munyangurore Mathias ikibazo cyo kuvuga ngo babonye Bikira Mariya ndababwiza mukuri nibaringa kuko ibiti byose bari kubigeraho bakabireba bagasanga ngo niwe kandi noneho bari kubibonera muri gare amapfundo bagiye bakukura. wowe bafite iyo myumvire wababwira iki? Abantu bafite iyo myumvire baguma mu mago naho ibi ngibi rwose ndababwiza mukuri ntabyo ni ukubesha ni amapfundo bari kureberamo noneho ubwo bikagenda bityo n'ibiti byose none ko biri kubonekamo aguma je nabirebye nasanze ari ibikabyo. wegereye amasubyo urayareba neza se? nabirebye ariko noneho nasanze biri kuboneka muri gare amapfundo bagiye bakokora. wabonye iki? ubwo rero ngasanga ari bya bindi ugomba kugenda bwije wabona igisitsi hariya ukacita ngo ni umuntu. bavuga ko babugize ibonekerwa bari mu biyobi. icyo kora ikintu cyo nzubiye inyuma abesheho ejo naba nabonye mu masaha 5 iby'ibiti mbyirengagije saa 5 twageze duca izuba n'ukwezi ibyo ndabibona bibisikana ukwezi kwamanukaga izuba ryari riri guca ibyo muri ibi biti byo ndi gusanga ari ibikabyo. ukwezi n'izuba byabisikanye byo nabibonye. urabibona? byo nabibonye. ukwezi kugaragara ku manywa ukwezi kwamanukaga noneho izuba naryo riri mu buzamuke naho iby'ibi biti byo ntabwo nari nabihaga gahunda igaragara. ubundi iyo habayeho ibyo ngibyo bibaye byitwa ubwira kabiri bwabaye nahasi. by'ejo nabonye ni ibyo kuko bibisikana gutyo hamanje haba akantu k'agacu ibyo bimaze kuba noneho ubwo izuba rirongera rirava. ibyo nabonye nibyo nayo by'ibiti ntabwo ndi kwiha agaciro. izuba n'ukwezi byabisikanye gute? nabirebye byabisikanye gute? ukwezi kwamanutse guca izuba naryo riri guca noneho hanyuramo akantu k'umurabyo k'umutuku. abavuga se ko babonye umukororombya ngo ni umukororombya nyine. byo wabibonye? byo nabibonye ariko iby'ibi biti byo ndi gusanga wagira ngo nibaringa. wabibonye? ibyo nabonye nibyo ngibyo. sore gira hano hino hagara aho ngaho umusaza arahagaze. nta muntu wambaye ishapure yegere hino. nuko nsunika turabona mwigire inyuma sho. musore bakwitane nyirizina wowe ibonekerwa uraryemera waribonye? kubeshya mbere twagira uwizera Fabrice. ibi bintu rero ngo ni abana baba bari hara ku ishuri kandi kagiye ku ishuri hariya kagiye kwiga hari kuwa kane byabaye kuwa kane akana kajya mu ishuri iyo mu ishuri noneho mwarimu abona akana karigunze noneho umwana abonye kigunze arakwatse umwana mwana kuki waje n'umuzima urwaye ati ngo mbonye Bikira Mariya bahehe mu mutima. abanyeshuri baharawe bagunze rero barahuduka bose bajya kureba Bikira Mariya hehe mu biti. bageze mu biti abanyeshuri babazi ikigo cyose bahitaga barahurura bazi ngo ni Bikira Mariya. abaturage bose hirya no hino barakura bose baruzura barahura mu Bikira Mariya. bareba ari amapfundo ngo ni Bikira Mariya. hari bari rapo turi kubona hariya ni ipfundo ngo ni Bikira Mariya. Bikira Mariya yavuye mu ijuru yana kujya mu rusengero aja kupona niwe bindeba niwe byabisikanye yewe batemeraga aho nuko besha
ubwo Ndahiro Papi Valence yageraga ahabereye bavuga ko habereye ibonekerwa ariko iyi baringa ntabwo ari byo. Rihana utatusha hari ikintu ukubona hari ikintu ukubona igiki urukureba iki kuri raporo urabona batari kubashuka barako dushuka wari ikintu ukubona hariya urukureba iki urukureba iki ari he handitse ngo iki ntabwo twashaka kuyasoma kuko hari inyuguti imeze nka nabi n'inyuguti ya ra nayo ngiyo hariya handitswe ihe nyuguti ngo munyereke ziri he he ngo muhanyereke ngiye kuzuminga iyi poto iri he nyuguti reba hano ngiyi ari he hano he binyerekere hano ubu ngubu hari umuntu kubabona ikintu waturutse he witwa nde ufite abana bangahe ubu nawe uri kumubona uri kureba iki ni nta kintu mbonaho ibintu hagarara niho ndi kukazi tunganyiriza amaso umuntu uri kuba reba hari ahantu hejuru hari umukara urabona amazina ari hagati n'umukara nta kintu mbona wesa va ahangaha baravuga ko Yesu yimukiye muri iri poto ariko se koko mumuribona mukubonamo iki nta kintu na kimwe ndi kuhabona rwose abari kureba bari kubona kandi kuva ku wa gatanu nta kintu na kimwe nabona Yesu yaje mu poto da uretse twumve ngo twagiye muri kuvuga muri kwangwisha ngo mukura mu pfuno rya kangahe rya kane tubise ku pfuno rya mbere ukabara ukagera ku rya kane arabari ibyo byiza ese muri kubona batari kwabeshya ariko ni ukubera ikintu ibyo Yesu byanaragaragara noneho nyine ubwo ngubwo ejo imirabye nyine mbere nimba ari byo koko imirabye nyine ejo nimba yabibonye mucaca isaa 12 n'iminota 15 bishyira saa 12 n'iminota 20 z'umugoroba ndi mu murenge wa Gataraga ahazwi mu karere ka Musanze ahamagaze hakaba hazwi mu gace ka Rwinzovu
ni umunsi wa gatatu abaturage bashimangira ko bagize ibonekerwa rya Bikira Mariya kugeza ubwo aho bavuga yabonekeye bwa mbere yaba igiti ndetse n'ipoto y'amashanyarazi ubuyobozi bwabikuye mu rwego rwo kutarangaza abaturage ariko abaturage bahingukira mu gasatere ka Rwinzovu aho na poto murebe inyuma yanjye bashimangira ko ariho Bikira Mariya yimukiye babishingira ngo kuba babibonera mu masubyo kuko buri wese ubikubwira abihera ku isubyo ry'igiti arimo kureba. Bamwe mu baturage bashimangira ko ibirimo kuvugwa ari baringa mu gihe abandi babitera utwatsi bagashimangira ko babonekewe na Bikira Mariya ngo uje kubakiza ikibazo cy'inzara yugarije. Tugende. Jim kumana. Okay. Leo nakuna. Sami. Itimura ko twagira ngo mutubwire nyirizina mudu ishusho y'icyo abaturage barimo kuvuga kibonekerwa muri uyu murenge. Aya makuru yaba ari ukuri nyirizina nubwo byo uyu murenge mwamumaze gusurwa n'abantu bangana iki? Murakoze cyane. Icyo barimo kuvuga kijyanye nitwa Bwanakweri Musa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gataraga. Icyo abaturage bari kugenda bavuga ko Gataraga habayemo ibonekerwa ndagira ngo ngaragaze ko ayo makuru atariyo kubera ko aho byagiye bikomoka ni abana babiri biga kuri groupe scolaire ya Rwinzovu aho basohotse babona ipoto y'amashanyarazi iri hafi n'ikigo nyuma yaho baza kubwira bagenzi babo ko babonye ku ipoto hariho ifoto ya Bikira Mariya ariko icyagaragaye nuko ni amasubyo yari ariho noneho bayitiranya n'ishusho ya Bikira Mariya. Icyo gihe abana rero barahuruye bose bagera mu 200 bagera kuri ya poto abana bagenda bavuga ko nabo babonye ishusho ya Bikira Mariya. Uko bagiye bataha rero babikojeje ababyeyi nuko nguko ibintu byagiye gusakara mu gitondo cyaho tubona abaturage baraje bagaragaza ko habaye ibonekerwa abaturage barimo kubyina hafi n'ipoto iyo poto nayo yari yegereye n'ikindi giti cyasaga naho kirimo gukura kiyasa nacyo bakavuga ko harimo ishusho ya Bikira Mariya. Nyuma yaho abaturage tubashyira hamwe tubagaragariza ko ibyo babonye atari byo ndetse twifashisha n'abihaye Imana nabo barahagera bababwira ko ubwo ari ubuyobe nta bonekerwa ryabaye. Ubwo rero kuva icyo gihe abaturage na n'ubu turacyakora ubukangurambaga turacyabibumvisha kubera message yari yatanzwe muri ubwo buryo byagaragaye ko hari bonekerwa kandi ntayo. Hamaze gusura nk'abantu bangana iki bavuye mu bice bitandukanye? Abaturage tumaze kwakira nk'ejo twari dufite abaturage bagera mu 2,000. Uyu munsi hazindukiye abandi bivuga ko abaje uyu munsi ntabwo aribo bari baharejo. Uyu munsi twabonye abaturage bageze hafi 300. Uwo makuru ahari mashya nayaye? Amakuru nta yandi nuko icyo gihe bafata ko habaye ibonekerwa hari abantu benshi bari batanze iyo message batanze ubwo butumwa ku buryo abaganirijwe ejo hari abatarabyumvise uyu munsi bakaba bari bagarutse. Ubu rero aho bigeze kuko hari iyo poto yagaragara ko ishobora gukomeza guteza umutekano muke kuko abantu barahageraga bakabyina bakavuga bati Bikira Mariya yatubonekeye. Nyuma yaho haje gufatwa umwanzuro ko iyo poto ihakurwa ariko nyuma yaho kuko abaturage bagiye babivuga byagaragaye ko noneho bahise bahimba indi nkuru ko ipoto yahavuye noneho Bikira Mariya akaba yimukiye ku yandi mapoto yo mu murenge wa Gataraga. Kugeza uyu munsi rero turi guhura n'ikibazo ko abaturage bari kuza hafi y'ayo mapoto bakagaragaza ko yose arimo Bikira Mariya habaye ibonekerwa ariko na n'ubu ni ubukangurambaga turimo gukora kugira ngo abaturage bajye mu mirimo yabo kubera ko bijyanye n'ibonekerwa nta ryigeze riba.
hari benshi bari kwibaza kuba umwana w'imyaka 8 uburyo icyo gihuha cyaturutse ku mwana w'imyaka 8 imbaga y'ibihumbi birenze 2 ku buryo bose baje kureba icyo gihuha cyaturutse ku mwana w'imyaka 8. Murakoze, natwe nicyo tuba turimo kwibaza. Urumva ni ikigo cyigaho abanyeshuri bari mu bihumbi 2 bose bahururiye icyo kintu ku wa gatanu saa 4, hanyuma abarimu babo babasubiza mu mashuri, ariko nyuma yaho ubwo message batanze nuko bajyanye ubutumwa ko babonye Bikira Mariya ku ifoto. Ubutumwa mugenera abaturage ubutumwa twagenera abaturage rero ni ugukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Abashaka Imana twese turasenga, hari kiliziya zikora, abantu bajye mu nsengero zabo. Nk'uyu munsi wenda nk'ikitangaje n'abavuye gusenga ubwabyo n'abihaye Imana banyujijeho amatangazo barabibamenyesha, ariko bava mu gusenga nabo baza basa naho baje guhinyuza. Icyo twabagiraho inama cyangwa ubutumwa twabaha nuko bakomeza imirimo yabo, bagakomeza bagasenga nk'uko bisanzwe, ko icyo barimo bakeneye hano bigaragara ko hari ibonekerwa ryabaye rwose nta byiza ariko n'abantu bashobora kwitwara muri uwo mutaka bigatuma no mu ngo bashobora gusahurwa bigahungabanya undi mutekano muri aka gace. Murakoze cyane, ni nacyo turimo gukangurira abaturage barimo kuza hano, kuko abaje hano bose ntiwavuga ko baje kureba uwo Bikira Mariya ku mapoto. Harimo abajura, nk'ikigaragara ejo hari umubyeyi wabuze telefone, nabyo tubabwira muri message ko abantu bose baje hano atari ubwo butumwa bubazanye. Icyo turimo gukomeza kubashishikariza ni ugukomeza kwirinda, kujya mu kazi kabo bagakora ibibateza imbere. Ibi ngibi bijyanye n'ibihuha ko hari ibonekerwa ryabaye muri Gataraga bakabyibagirwa, hanyuma bagakomeza akazi kabo nk'uko bisanzwe. Hari amakuru batubwiye ko hari n'abandi bari mu gishanga bavuga ko Bikira Mariya yamukiye mu byatsi. Abaturage barahari? Abaturage mu kanya bari bahari, kubera ko twabagiraga inama yo kuva mu muhanda kuko wabonaga bishobora guteza ibindi bibazo. Hanyuma mu kanya bimukira ku yindi poto yari iri hepfo mu gishanga inyuma y'iyi santere, ariko nabo turakomeza kubigisha kugeza igihe batashye nabo. Turashimire cyane. Murakoze.